buri wese ubashije gufungurira amaso ayafunguriye muri iki gihugu ahita agira ngo yamaze gukandagira muri cya gihugu. Abapasiteri ndetse kandi n'abigisha b'iyobokamana bahora batubwira yuko tuzataha ngo ubwo tuzaba tumaze gupfa tugiye kubana n'umuremyi wacu muri paradizo. Ariko buri wese ubashije gukandagira muri kino gihugu hakareba imisozi myiza, amahumbezi hasangwa, ahita agira ngo yamaze gukandagira muri rya juru twahoze tubwirwa guhera tukiri bato. Bitewe kandi n'ubwiza busangwa muri iki gihugu, umwuka mwiza uhasangwa, ibyiza nyaburanga byinshi bigiye bitandukanye bigize muri kino gihugu, nawe uri kubirebera ku mashusho ntiwatinya kuvuga yuko ingiyi ari paradizo yo ku isi. Iki ngiki kandi ni igihugu kitari kinini cyane bitewe n'uko cyicaye ku buso bwa kilometero kare 41,885. Kikaba kandi igihugu gito ugereranyije n'ibindi bihugu bisangwa mu Burayi, ariko kikaba gifite iterambere rihamye ndetse kandi rishyitse, ubukungu kandi bukomeye reka sinakubwira. Twagera kandi ku byanya nyaburanga bibasha gukura ba mukerarugendo byo bikaba ibindi. Ushobora kwibaza uti ese iki gihugu nakomeje gutakagiza cyane ndetse kandi n'abantu benshi bagakomeza kucyita paradizo yo ku isi, ese cyaba ari ikihe gihugu? Ngo uhaye ikaze mu gihugu cya Switzerland cyangwa se icyo benshi bita Ubusuwisi, igihugu gitamirijwe n'ibyiza byinshi bitatse kino gihugu kugeza ubwo benshi bagiye bagisura bagiye bavuga yuko ari paradizo yo ku isi. Ngo uhaye ikaze kandi mu kiganiro cy'uyu munsi giye kuvuga ku byiza byinshi bigiye bitatse kino gihugu cy'Ubusuwisi. Niba nawe uri mushyashya kuri uyu muyoboro ndagusaba kwiyandikisha ugakanda subscribe maze ukajya ubana natwe mu biganiro byacu byinshi bitandukanye, ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu, ibyo byose ukaba wabisanga hano kuri Horizon Info. Njye wumva ndi Ngabo Elast, nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Igihugu cy'Ubusuwisi cyangwa se Switzerland ni igihugu kizwi kuba gitunze imisozi myiza kandi minini, ariyo misozi yitwa Alps. Iyi misozi ya Alps akaba ari imisozi miremire, nayo kandi ikaba iri mu bintu byinshi bitandukanye by'ibyanya nyaburanga bigira iki gihugu cyiza, igihugu kidasanzwe. Iyi misozi ya Alps kandi ni imisozi miremire ibitwikiriwe n'urubura rwera rumurika nk'ifeza. Muri iki gihugu cy'Ubusuwisi kandi hakaba hari ibiyaga byinshi kandi byiza, hakaba kandi n'ibibaya binini bifite ubwatsi bw'icyatsi kibisi giteye amabengeza, aho cyane cyane mu gitondo y'izuba rirashe rya mu gitondo hagati ya misozi yitwa Swiss Alps ibicu bito bizamuka gahoro gahoro bigatuma ahantu hasa nk'aho ari mu nzozi, bitewe n'ukuntu izuba rya mu gitondo riba riri kurasa muri iki gihugu ndetse kandi rirasira hagati ya misozi nababwiye miremire iba ifite urubura hejuru yayo. Mu gitondo cya kare muri bya bibaya byiza byuzuyemo ubwatsi butoshye, hafi kandi ya bya biyaga byuzuye amazi asukuye ndetse kandi n'imigezi ifite amazi atemba neza cyane, akenshi buri gitondo ikiba kiri kuhagaragara nta kindi ni amatungo meza, yaba ari inka, intama ndetse kandi n'andi matungo yose yororwa n'abantu benshi batuye hano hantu. Mu masaha y'agatondo akenshi akazuba kari kurasa, ayo matungo yose bari kurisha muri ubwo bwatsi bwiza ndetse kandi yegereye n'ayo mazi ndetse kandi n'imigezi itemba neza ituje, ku buryo benshi mu bakerarugendo benshi bagiye batandukanye bagiye bakerera urugendo muri iki gihugu cy'Ubusuwisi bavuga yuko nta kintu cyiza cyane nko kubyuka mu gitondo, iruhande rwawe mu bibaya byuzuyemo ubwatsi butoshye uri kubonamo amatungo menshi arimo ararisha, wakebuka ku ruhande rwawe ukabona akazuba ka mu gitondo keza kari kukurasira, gusa imirasire yako irimo iranyura hagati muri ya misozi twavuze miremire, ariko kandi rwa rubura ruri hejuru kuri ya misozi rugenda rushonga gake gake cyane bitewe na ka kazuba ka mu gitondo kaba karimo karagenda karutwika. Iki ngiki kandi ni igihugu gisangwa umwuka mwiza ukonje kandi usukuye, bitewe n'uko kandi hasangwa amashyamba ndetse kandi n'ibyatsi byinshi. Ikindi kandi mu mijyi myinshi igiye itandukanye yo muri kino gihugu cy'Ubusuwisi harimo nk'umujyi nka Zurich, umujyi nka Geneva, umujyi nka Berlin. Iyo yose akaba ari imijyi myinshi idasangwamo imodoka nyinshi zitandukanye zisohora ibyotsi bihumanya ikirere, ahubwo ko muri kino gihugu cy'Ubusuwisi bahisemo gukoresha transport rusange, akenshi yibanda ku tumodoka dutoya cyane dukoreshwa n'imigozi igenda yambukiranya kino gihugu mu gutwara abagenzi ndetse kandi no gutwara abantu benshi bari gukora ingendo nyinshi zitandukanye zambukiranya iyi mijyi. Mu bindi bintu kandi bigira kino gihugu cyiza hakaba uko abakerarugendo bose bavuye muri kino gihugu bagenda bavuga yuko mu misozi ya Swiss Alps baba baragiye bakubakamo amazu menshi cyane, ariko aya mazu akaba ari amazu aba yagiye yubatswe mu biti byonyine. Aya mazu kandi y'abakerarugendo bakagenda bayubaka ahantu henshi hatandukanye gusa hagiye hatuje, aho amazu menshi y'ubukerarugendo ndetse kandi n'amazu y'abaturage b'Abasuwisi agenda yubakwa mu midugudu igiye itandukanye gusa yose igiye ituriye ibibaya. Indi midugudu kandi ikaba igenda iba yegereye ibiyaga byinshi bitandukanye gusa bifite amazi atuje, naho kandi andi mazu atandukanye akagenda yubakwa mu midugudu igiye yegereye imigezi myinshi itandukanye isangwa muri iki gihugu cy'Ubusuwisi. Muri iki gihugu kandi cy'Ubusuwisi mu gihe cy'itumba ahantu henshi hatandukanye huzura urubura rwera, naho kandi mu mpeshyi
imisozi myinshi kuzura indabyo ndetse kandi n'ibyatsi bibisi, ku buryo buri muntu wese ubasha gusura kino gihugu cy'Ubusuwisi akabirebesha amaso ibyo bintu byose mbashije kuvuga abasha kubona ko kino gihugu gitandukanye n'ibindi bihugu byose mu isi mu buryo bw'ubwiza ndetse kandi n'ubukerarugendo. Iki gihugu kandi gifite ubwiza karemano butuma buri muntu wese ubasha kugikandagiramo hagira ngo ari mu yindi si, aho kandi kino gihugu kigiye gifite ibiyaga byinshi bitandukanye bifite ubwiza budasanzwe, aho kandi twavugamo nk'ikiyaga cyitwa Lake Geneva gisangwa muri kino gihugu, kikaba kandi ikiyaga muri bimwe bikunda gusurwa cyane muri iki gihugu n'abakerarugendo benshi bagiye batandukanye, bose kandi binjira muri kino gihugu gusa bose bifuza kuzasura ibiyaga byinshi bitandukanye biherereye muri iki gihugu. Ni igihugu kandi gifite amashyamba menshi agiye atandukanye gusa yose atuje, aho ayo mashyamba yose haba harimo harumvikanamo urusaku rwiza rutuje rw'inyoni, humvikanamo kandi urusaku rutuje cyane rw'amazi y'amasumo amanuka hagati y'amabuye manini cyane. Ibi ngibi kandi bikaba mu bya mbere bituma abakerarugendo benshi basura muri kino gihugu bavuga yuko bahagirira amahoro adasanzwe ndetse kandi batigeze kubona mu bindi bihugu byose n'ibyo bavukiyemo yewe. Iki ngiki kandi ni igihugu gifite umutekano ukomeye cyane, kikaba kandi igihugu gifite impuzandengo y'ibyaha bigikorerwamo ntoya cyane, bitewe ko kino gihugu nta byaha byinshi bikirangwamo ukurikije n'ibindi bihugu bisanzwe. Mu mpamvu nyinshi kandi zituma ibyaha mu gihugu cy'Ubusuwisi biba hasi cyane ugereranyije n'ibindi bihugu ku isi, izi mpamvu zose zikaba zishingiye ku buryo kino gihugu cyubatse ndetse kandi n'imibereho yacyo ndetse kandi n'uburyo abaturage bacyo babayeho. Iki kandi ni igihugu gifite abaturage benshi bafite akazi keza ndetse kandi gatanga umushahara mwiza. Ibi ngibi kandi bituma kino gihugu ari igihugu kidasangwamo ubukene bukabije, bitewe n'uko 96% by'abaturage bose b'Ubusuwisi bafite ibiryo bihagije byo kurya, bakagira akazi, bakagira kandi ubuvuzi bugezweho ndetse kandi bose bubahagije, aho cyane cyane usanga abaturage babo batajya bisanga mu rugomo cyangwa se mu bindi byaha byose bitandukanye by'ubwicanyi n'ibindi bikomakomeye, bitewe n'uko hafi ya byose baba bifuza mu buzima benshi baba babifite. Ku yindi mpamvu kandi ituma muri kino gihugu hadasangwamo ibyaha byinshi nk'ibindi bihugu, akaba ari uko amashuri yabo yose yigisha abantu batoya kubaha amategeko, kugira discipline ndetse kandi no kubaha abandi kuva bakiri batoya. Wumve ko kino gihugu cy'Ubusuwisi ari igihugu cyambere mu isi yose abantu bose babashe kugikuriramo cyangwa se abantu bagize amahirwe yo kukivukiramo, bose bakora bumva yuko gukora icyaha ari ikintu gisebye cyane cyane umuntu ndetse kandi n'umuryango we muri rusange. Iki ngiki kandi ni igihugu kigizwe n'abaturage bangana na miliyoni 9, ariko wumve ko mu mwaka umwe gusa mu mwaka wa 2025 mu gihugu cy'Ubusuwisi habonetse ibyaha bigera ku 554,963. Ibi ngibi kandi ugereranyije nko mu bindi bihugu nka Amerika ndetse kandi n'ibindi, akaba ari ibyaha ahubwo biboneka mu minsi igera kuri 4 gusa cyangwa 5 mu gihugu cyose. Ndetse kandi muri raporo yasohowe muri uyu mwaka wa 2025 mu Busuwisi isohowe n'ikigo gishinzwe umutekano muri iki gihugu cy'Ubusuwisi, bakaba baratangaje ko ibi byaha byose byabonetse mu mwaka wose, byinshi muri byo byari ibyaha byibanda ku bujura butoya cyane, ibindi byaha kandi ari ibyaha byari bishingiye ku buriganya bwo kuri interinete, ibindi kandi byari bisigaye bikaba byari ibyaha byibanzemo kwiba imodoka ndetse kandi n'ibindi byoroheje. Ibaze ko kino gihugu cy'Ubusuwisi ari igihugu kitemerewe guterwa n'ikindi gihugu cyangwa se ikindi gisirikare icyo ari cyo cyose, bitewe n'uko hagize umuntu n'umwe watera kino gihugu cy'Ubusuwisi yaba ameze nk'aho yatatse uburayi bwose cyangwa se isi yose, bitewe n'aya masezerano yasinywe mu myaka ya kera. Ubundi nyuma y'intambara yari yatejwe na Napoleon Bonaparte maze agatsindwa, haje kuba inama yitwaga Congress of Vienna, akaba ari inama yabaye mu mwaka w'1815. Iyi nama ikaba yarahurijwemo n'ibindi bihugu byose bitandukanye byo mu Burayi, maze bakanzura ko igihugu cy'Ubusuwisi cyangwa se Switzerland bagiye kuyigira igihugu cy'agatambyi cyangwa se igihugu kitazigera kivanga mu ntambara habe na rimwe ndetse kandi ntikizaterwe nacyo, ahubwo ko kino gihugu bagiye kukigira igicumbi cy'ubucuruzi, igihugu kandi kizabika ubukungu bw'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye mu isi, maze igihugu cy'Ubusuwisi cyo kigasigara ari igihugu kinzwe n'ibindi bihugu byose mu isi cyangwa se kiri mu mababa yabyo, ku buryo igihugu cyose cyatera Switzerland cyaba kimeze nk'aho giteye ibyo bihugu byose byikoranyije hamwe mu gusinya ayo masezerano. Iyi ngiyi kandi niyo mpamvu mu gihugu cy'Ubusuwisi hasangwamo ibihugu byinshi bigiye bikomakomeye, ariho hasangwa banki nkuru y'isi ariyo yitwa UBC. Mu Busuwisi kandi hakongera hagasangwa ibiro cyangwa se icyicaro gikuru cy'umupira w'amaguru hari cyo FIFA, ndetse kandi n'ibindi bigo byose bigiye bitandukanye, gusa cyane cyane byinshi byibanzemo amabanki agiye atandukanye akomeye mu isi abika amafaranga atari make y'ibindi bihugu bitandukanye mu isi. Iyi mitungo kandi y'agaciro ndetse kandi n'ibindi bintu byose bitandukanye bya business zibera muri kino gihugu cy'Ubusuwisi bigatuma iki gihugu kiba kirinzwe n'ibindi bihugu byose byo mu Burayi, ku buryo hagize igihugu na kimwe cyatinyuka gutera Ubusuwisi, Uburayi bwose nabwo bugahita bwataka iki gihugu nk'abagiye kuzimya sitasiyo iri gushya. Ibi byose kandi tubashije kuvuga muri kano kanya bijyanye n'umutekano bitereka kino gihugu cy'Ubusuwisi ku mwanya wa 4 mu bihugu bifite umutekano uhambaye ndetse kandi ukomeye mu isi yose, aho igihugu cya mbere mu bifite umutekano mu isi ari Iceland, icya kabiri kikaba Ireland, igihugu cya kane mu kugira umutekano uhambaye kikaba New Zealand, naho icya kane kikaba Ubusuwisi aricyo turi kuvugaho muri kano kanya. Iki ngiki kandi ni igihugu abaturage bacyo babasha guhumeka umwuka mwiza cyane, bitewe n'uko iki
ikigero cy'imyuka yangiza ikirere cyangwa se ibyitwa air pollution ari ikintu kiri hasi cyane muri iki gihugu, bitewe n'uko mu Busuwisi bajya bakubaka icyanya cy'inganda nyinshi cyane bakagishyira ahantu hamwe n'ahandi hantu hose hagiye hatandukanye hatuwe abaturage basanzwe ntibashyira inganda, ahubwo bakahatera ibiti byinshi bigiye bitandukanye, ndetse kandi abaturage bose bakabakangurira kujya gutura ahantu henshi hatandukanye hari ibyiza karemano, harimo nko mu bibaya. Abandi kandi bakabakangurira kujya gutura mu misozi minini ariyo twavuze yitwa Swiss Alps, abandi bakajya gutura hafi y'amashyamba ndetse kandi n'ibiyaga byinshi bitandukanye biba muri iki gihugu cy'Ubusuwisi. Muri iyo midugudu kandi bituriye ibibaya ndetse kandi n'indi igiye ituye mu mashyamba no mu misozi minini, bakaba badakoresha transport zabo zisanzwe nk'imodoka cyangwa se ibintu byose bibasha kwangiza ikirere nk'uko bisanzwe, ahubwo benshi bakaba bakoresha gari ya moshi zirukanka ku buryo budasanzwe zinyura muri iyi misozi miremire. Abandi kandi bagakoresha utumodoka dutoya cyane dukoreshwa n'imigozi twambukiranya hagati y'ibi bibaya ndetse kandi n'iyi midugudu mu gihe abantu bashaka kuva ahantu hamwe bajya ahandi muri iki gihugu cy'Ubusuwisi. Ibi ngibi kandi bituma ikirere cyabo gikomeza gucya, abaturage bagakomeza kubungabunga ibyanya nyaburanga bafite mu gihugu cyabo. Ibi ngibi kandi bigatuma abaturage benshi bagira ubuzima bwiza, bakarya ibiryo bifite isuku, ndetse kandi abandi bagahumeka umwuka mwiza cyane. Abaturage kandi bakagira ubuzima bwiza bitewe n'uko indwara ziterwa n'umwuka wanduye ziba nkeya mu gihugu cyabo. Wumve ko abaturage bo mu gihugu cyo mu Busuwisi bafite impuzandengo y'ikigero cyo kubaho iri hejuru cyane kurusha ibindi bihugu bitandukanye, bitewe n'uko abaturage baho bakunze kubaho kugeza hagati y'imyaka 83 kugeza ku myaka 87 yose, ariko byose bigizwemo uruhare n'imibereho yabo, cyane cyane n'umwuka bahumeka ndetse kandi n'ibidukikije bagira mu gihugu cyabo n'uko babyitaho. Abakerarugendo benshi batandukanye cyane cyane abanyakanada ndetse kandi n'abo mu Burayi bavuga ko igihugu cyambere cyiza cyo kubaho ndetse kandi ukaba igihe kirekire ufite amahoro, yaba ari amahoro yo mu mutwe, amahoro yo mu mutima, ndetse kandi no kuba wareba buri kintu cyose cyiza ukakireba uko kimeze uko Imana yakiremye. Babitangaza badashidikanya bavuga yuko ushaka kureba ibyo byose ukabirebesha amaso yawe ndetse kandi ukabyumva, igihugu cyiza wajyamo ni igihugu cy'Ubusuwisi bitewe n'uko ibyo byose kibikungahayeho. Ese wowe ni ikintu wabasha kubona gitangaje muri iki kiganiro ku bintu byinshi bigiye bitandukanye by'ibyanya nyaburanga bisangwa mu gihugu cy'Ubusuwisi? Ca muri comment section ubundi utwandikire. Nagusaba kandi kwiyandikisha ugakanda subscribe maze ukajya ubana natwe mu biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu, ibyo byose wabisanga kuri Horizon Info. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.